yagiye kumuhiki ibiryo yambwiye ngafite ikibazo mumbabarire rwose ibigo nabyo wishyuye sigo nabyo nishyura ariko nawe ntabwo byishyura abona nubwo nabyo nishyura ubona amasenge abizana se ngo ntitubisangire niba ari bizana se kandi njyabizana ni wewe ibyo ntabwo bindeba rata njya kubisanira ngo natugende mu nzu umve mbere kagomba kumufasha n'ukuri kw'Imana imbere ndamukora ariko mana wowe uri kubona adafite ikibazo muce gukora mwana umukobwa yabaye ase wagiye katega basi mwago yagiye kamubwire narakwiyamye ariko nzira iki koko ariko ibyo nkorera ahangaha ubundi bibatwaye nese ubundi usibye Tiana ugira umutima mubi njye nta kibazo wakicarana hano waza no mu rugo ukagenda cyane aha ni kwa se yicaye wese ni kwa se nese ni kwa nyoko niyo mpamvu ahantu nabaga bambujije gukuramo umupira ibyo biratureba basi n'ibindi injiro kamera cyane makuru yawe se kudusuye mazina yawe harya ninde ngakomeza umbwire nyine urebye kera twagize ibyago ababyeyi bacu barapfa maze gupfa nsigana na mukuru wanjye ariko twebwe ntazi ikintu cyishimye ariko n'ubu ikirego nanje gutanga niko nanjye kugenda n'umubanyi mukuru wanjye ababyeyi banjye barapfuye noneho mukuru wanjye nkajya mbona ibimenyetso ariko ntabwo ari byinshi ibimenyetso bikeya mbona ibimenyetso ko ari ushobora kuba yarishe ababyeyi banjye nyine mukuru wanjye abafite n'ibintu by'umupira we na anti baba bashaka baba bafite n'amagambo menshi baba barimo ahandi hantu nyine ntabwo nizi ibyawe noneho nyine hari umwana ufite ubumuga bw'akaguru yambaye kamucika aza gusabira ku irembo ry'umuntu ku irembo aza gusabira ku irembo ry'umuntu noneho mukuru wanjye nyine yitwa Tiana akajya amwirukana nyine nuko nagira ngo mumufashe muzamufungire wenda muzamufunge na burundu kuko maze kubibona niwe usha ababyeyi bawe ibimenyetso ufite biragaragara nyine ibimenyetso mfite ngenda bibona tahira uzagaruke vuba nde mukuru yagarutse neza kandi nta kintu ufashije nanjye nta kintu nagufasha ndi munsi yafande muri byibuze yaba ufite ibimenyetso bigaragara nakabaye nkufashije ariko urabona nta bimenyetso bigaragara wazanye ushobora kubikora nanjye bakahita banitaninga mu kazi genda ushaka ibimenyetso bifatika uzagaruka fande yagarutse ibibazo warujemo birakemutse oya ntabwo bikemutse nyine abakozi banyu nsanze banze kumfasha pe ubwo ntari birekanaye nzagaruka nagaruka nga kugufasha hari ibintu tuba tutemerewe gukora afande mukora adahari ntari birekanaye nzagaruka ariko mwari basi n'ikirego cyanjye mwari kucyumva basi nese mukuru wanjye uri hariya arandembeje ntari binyine ubwo reka ngende kunyicira misiyo gute boss nge nibiba ngombwa nzashaka abandi bakozi ariko boss ninde muntu wabona wakora akazi nk'akazi dukora muri byose twakoze hari akazi twishe nabi uri kunyicira ibijob ubakuriye ninde muri mwese ngiye kubaha akazi yego boss muri wa mukobwa twiciye ababyeyi mu gihe cyashije yaje kunyohereza ibaruwa arambwira ati message nyine arambwira ati uyu munsi agiye kumpa akazi yagira ngo mugende munyicire umukunzi we noneho mubikore neza mu munzani hari umurambo mumwice mumuburishe ntihazagire n'umuntu ubimenya turabikora umuntu uzabikora nabi yewe azahita arangira
turabikora nk'impanuka kugira ngo nta n'umuntu uzamenya icyabaye. Wa mukobwa ya myaka 20 ya myaka 20 yashize ni urimo kuvuga uwo nguwo wandi twicaye ababyeyi umuntu uragakora nabi umunzanire namwe muri mwe yavuyemo uhite mumwica namwe umuntu uragakora nabi sinze kumubona uyu munsi uramuzana ari umurambo ariko boss myaka 20 ni myinshi mu mutwe mba numva harimo n'akantu ariko urabizi kwica n'uburambe kuri njyewe kize ngo nawe birakunanira mite nkohereza mu ijuru nubizi se ndi mubi cyane mugire vuba munkorera akazi mugire vuba ubushize rero banyoherereje umusore ngarashoboye muhamisi yo kwica umukobwa ariko yagakoze nabi nawe mitamurangiza ese mwica ndavuga ati uyu nguyu mwanyoherereje n'ubundi nta kigenda n'ubundi mwebwe mugiye kujya mugakora muri batatu hatazagira undi muntu n'umwe muzajya mwereka ibintu mukora nshaka uyu munsi nimugoroba yego boss nze kubona SMS muvuga ati twabirangije muhita munyereka n'amafoto kuri WhatsApp munyohereza turumvikana amafaranga ni yayandi amafaranga ntago ari ikibazo amafaranga ni kuri njyewe amafaranga y'uruca abana mwihute mugire vuba ngiye kubonana na fande mukuru kugira ngo ndebe ko nta muhama cye yakuye twinjije tugire the band ntajya duhahira nta kintu ajya dukora nta twishyurira ariko abyuka arya ibiryo n'iby'abana barajije akabyuka bikakagira ibyo tuzabigenzaho ese wa mwana we yagiye washobora rurarwana uri abana bisangiye ese n'ubu uzi ko ruba rwabyutse rujya gusabiriza wagiye ureka kumutuka mama siko rero ari umwana nk'abandi uriya mwana ndamuzira ndamwanga ntabwo ngenda mwiyumva ese umwangira iki mama ntabwo wamenya ariko reka nkubwire n'ibiryo ntabyo nzongera kumuha ukuntu ruriya rusebe rwawe bari kunuka we none se aribwo ari wowe wabyiteye rero nange ikira ndabona cyaje rwose kirimo kirajyaho avuye nyine aho yari yagiye nese uragira ngo bigenze bite ubwo ngubwo kubera ko nta kintu gihari cyo kurya yakora yaraguze yahaha n'aba ntayo yabonye se ko nta kuntu nyine turabwirira wiriwe mama kamama twamahiri wabunyirije se wiriwe bwana ibyo bitaka imbere wiriwe bireye neza kuko ndeba uyu mumama abonye anga cyane ukoreye angahe ngo amafaranga nyine ubundi se amafaranga njya gukorera ubundi urayashinzwe ese undi mama uyoboye ko amafaranga bari gushaka ari azajya kwivuza nese nayaguha azivurisha iki ntaribi nawe azajya abwirira ariko mama ubwo nzaza mbwirirwa ko uzajya ubwirirwa uriya mugabo wakuzanye aha ngaha ari uzajya ukugaburira kuko natwe ntaduhahe mu gihe bizaba byabonetse azajya ajya niyo uzajya biba byabuze nyine nawe azajya yihaha ariko numva umufitiye impuhwe mbese ntamugirira impuhwe uzajya ujya kuyakorera uziteye kumugaburira nta kibazo mwana ngwino twigendere nimba yahisemo kino kimwe bajye basigarana niba ngombwa muzajye munarara twiganira n'undi mama tumwihorera niko yabaye nta kibazo ngwino tuba twiganire katwiganire ese uyu munsi wari uri hehe nari nagiye gushaka amafaranga naho se kuje kare noneho byagenze bite mba ndi gukorera baba bari kuhanyirukana rwose nta kundi nyine ujye wihangana abantu bose ntabwo ariko bari beza muri iyi si abantu bose rwose ni babi bimeze bite afande bisa asema ntibimeze bite ko ndeba utari muri mudu y'akazi byibura birambabaza iyo ndi gukora akazi njyenyine kandi hari umuntu dufatanyije buriya fane igihe hari ikintu mukemanga ushobora kuba hari ikintu apanga n'amabandi ariko nanjye ndamukemanga hari ibintu ashobora kuba ari gupanga na bari abantu enga nze nkwereke wejya mu kazi kawe ibyo bizagenda bigaragara buhoro buhoro
sheri asheri ko wambeshye ubu uzi ko nagutegereje nkaba narambiwe neza wagize ikihe kibazo wagize ikihe kibazo se ubwo kuki utambwiye nese ubu iyo ubona ipfuye ngo ugiye kujya mu igaraje kuko utambwiye ko ugiye kujyayo nta kibazo banguka turagutegereje ndi kumwe na mubyara wanjye Abiela banguka umurebe ndagukunda sheri sawa ayowe ubundi wowe n'ibiki numvishara uri kuvuga n'ibiki numvishara urimo uravuga sase nawe ukaba wasinziriye nasinze ariko rero ndimo ndumva ibyo urimo uravuga nyine nari ndi kubwira sheri wanjye agiye kuza hano ntabanguke ko numvishe se uri kuvuga ibintu by'amamodoka ngo mu igaraje n'ibiki sigaye yaraguze imodoka maze uzi ntabwo ari uriya sigaye uhinduranya abagabo se abagabo se wabonye ari indi uzana inka hano ariko nawe rero ubu nawe ugiye kwigira nani ujye umpagarara hejuru rero kankwihorere none se cyakoze reka kundakarira da mwana ujye umbwira ibintu umaze kumenya uko nyine biri uko ndi bubyakire mbese wundi byagenze bite uriya wese wari muri leta we hari menya yaranapfuye kuko amafaranga ntayashyizeho biciye none ushatse kuvuga ko ejo bazashyingura ejo se ahubwo ndabona batije no kumbwira inkuru nziza ubwo wumva iyo ngiyo ari inkuru nziza nese niba yarangije amafaranga nari kuzigenza gutya tiyana nzaba ndeba ibyawe muraho neza fandi muraho amakuru y'iminsi meza ni meza yego rero fandi maze iminsi mutekerezaho rero narinje kugushimira imishinga tumaze iminsi dukora ka kazi nyine tugenda dutumaho ba basore banjye bagenda bica abantu haje kuvamo umusaruro so rero uwo musaruro waje kuvamo ndagira ngo mushimire nari nkuzaniye igikapu cy'amafaranga mwakire rwose murakoze cyane rero afande ikintu kiba kinzanye hano ni nk'ibintu byinshi ndagira ngo ujye ugenda wenda amadosiye bagenda bakuzanira y'abantu bapfuye hirya no hino so aba ari njyewe wabishe ndagira ngo ujye ugenda ayo madosiye uyagurisha bimwe na bimwe ubitwika nyine uyu muntu aza kuguha ikirego umunyanganya kugira ngo akazi gakomeze rero ibyo ngibyo byatuma nyine dutunga imiryango yacu kandi tukanakira ndagushimiye kubwo amafaranga ugenda ugezaho menshi kuko yunganira umushahara wanjye nanjye nkagenda ntera imbere yego rero afande hari n'ikindi kirego ushobora kwitegura kwakira icyo kirego ndakeka hari umwana twigeze kwicira ababyeyi be kera ndagira ngo icyo kirego nibakizana use nk'ukigurisha kabisa kuko amafaranga nayo ari buza rero turagira ngo twice umukunzi w'uwo mwana icyo kirego ni cyiza nacyo uzakigurishe so rero ndi kwihuta rero fande ndagira ngo umusezere naho ubutaha tuba turi ku myaduka kugira nyine batazaba badukeka n'iki so rero nakomeza nkagenda naho utaha kankwihorere ibyawe na mama akabera nawe koko nari nize njye na mama wese twakoze iki tubyihorere ibyo dukora ntabwo ari ukugira ngo ubeho neza si iyo modoka ndi kumva ubwo se wuje ashobora kuba ari we
kandi nsanga witeguye neza kandi ntunamurebe nabi njya kumureba buriya wabona ari we hako ubundi Tiyana buriya atewe abagabo ngo agiye kwicisha uwa mbere ubwicanyi bwabo ngiye ibintu bari kunzanamo sinzi ko nzabyishoborera. Mwiriwe neza. Amakuru yanyu ni meza. Nitwa Pasi, n'amazina yawe mwitwa bande? Nitwa nanjye nitwa Ane. Nishimiye guhura namwe. Wari uje kureba Tiyana? Of course, niyo naje kureba ikindi cyane kibazo nakingenda muri no rugo se. Genda mu nzu murebe ubwo niwe yahoze kare yitegura. Okay, naje. Umeze Tiyana nkunze. Imodoka yazanye ibibazo ariko nyine ahageze pe. Kosho gasa neza. Niwe mubyara wa Biera? Okay, uraho neza Biera? Amakuru yawe? Ameze neza? Sheri, nyuma ndahageze pe. Sheri ndahageze byari bigoranye cyane pe, ariko nyuma nkugezeho. nuko nyine hari ikibazo nyine cyavutse ariko nyuma nje kufashije abantu. Ko Sheri, muri iyi minsi tumenyanye sinzi impamvu ndi kugukunda cyane pe. Ko wagira ngo nari nsanzwe nkuzi. Nuko niko Imana yabyanditse. Ko Sheri uzi ko umuntu nabwira ko tumaze ibyumweru 2 duhuye ntabwo yabyemera pe. Ese Sheri hari abantu ujya uganiriza story yanjye nawe? Ego ko bakeya se mu kazi niho story hari yonyine noneho. Ko Sheri nta n'ukuntu nabwira ukuntu ufite umukunzi mwiza nkawe pe. Sende mwiza. Ego kumana nyagasani byoroshye se Sheri. Ariko nawe uranavuga kabya. Ariko Sheri ugifata umwanya ngo ufate indorerwamo wirebe. Niyo umwenyuye gakeya pe. Ibyo by'abakobwa kwireba byari by'abakobwa. Nyaha mugomeze mujye muri izo nkundo zanyu ntabwo muzi ko uvuye kure muze mbanze mbakire kuri Salamani. Kunyakira Sheri wanjye niyo utanyakiriye namubonye byose biba bihagije. Nyaha ngoro naza muganishije ngo natugenda. Nta kibazo pe. Ntabwo nagusuzugura Sheri, reka tugende. None se Sheri, wa muntu wambwiraga araza ari hehe? Wa mukobwa ageze hafi agiye kuza. Harya ngo hano ni kwande wawe? Ni kwa marume ko nyine yarapfuye kugenda byarabaye. Apfuye vuba se Sheri? Apfuye vuba? Hashize nyine urebye hashize igihe nyine tu. Birambabaje kuba naje namusanga rwose. None n'umudamu wese yitaba Imana. Sheri ko bitumye ngira imosiyo. Sheri uzi ko bitumye ngira imosiyo? Musase ibintu bigeze imyaka 20 yose ishize. Ariko se kutigeze umbwira bebe, ariko ari amabanga ujya umbeshya nubwo wirengagiza Sheri. Nari narakwihoreye n'isere bakiragiye cyose cyari gishize. Ukuntu twavuganaga kuri telefone numva ari byiza n'ukuntu yagiraga urugwiro. Nyine nuko nyine byagenze ihangane. Ntabwo ugeze umenya abantu babiteye mu rupfu rwe. Naba nkubeshye pe. Nose ngo waba umbeshye? Naba nkubeshye nta kintu nzi. Bivuze ko mutigeze mukurikirana uburyo byagenze. Njye ntabwo njye urebye nari nibere ku ishuri byo nta kintu byari bimbwiye pe. Subundi Sheri wakwema ino ngofero Sheri nakubangamira rwose. Sheri uri mwiza cyane rwose. Muri iki gihe nta mukobwa nta wese usa nk'abo abandi bose wapi. Nasubundi Sheri mama wawe ameze ute? Mama ameze neza, yabwiye yarambwiye ati nzakubaze igihe tuzapanga tujye kumusura njye kukwereka mu rugo. None nagusanze. Inzu yanjye igiye no kurangira. Yego. Amashuri se ugiye kuyarangiza? Ni hafi pe, ari hafi cyane. Ndimo gupanga ko amashuri nawe nurangiza nzahita nkujyana mu rugo rwanjye rwose. Nzaba nararangije nanjye. Se Sheri, bya bintu twari twavuganye by'imodoka bigeze he? Hari imodoka birahari gusa nyine tegereza mama aza kwibwira pe.
igihe wambwiriye ngo agiye kuza ubusa arimo gukurikira ari hafi tegereza ntabwo arahagera ako nyine arabura akanya gato ngaho karame ubwo reka njye kuzana umuryango wanjye bagusuhuza ibyo nabyo ahubwo watinze ihute ubanguke rwose ntutinde mfite umusheri mwiza abandi barabeshya ubonye amata we inzobe gusa aragenda bikandya ahantu we uyu ntabwo azancika rwose siko batinze hora se shere yambeshye cyangwa sawa kuko munara muzira ni ahantu nzi rwose bakwita ni ngewe izina ryanjye bakunda kunyita Pire ndabona atari ubwa mbere mubaye ushobora kuba warambonye koko mu mujyi se ko abantu benshi baba bagenda batitaye ku bandi ko nyine ibyo ni kubitondeho wenda twabona nakuvuga ko nakubona ntubitinde iryo zina niryo nanjye ni irya papa yanyise rino zina rikomoka kuri papa nanjye niko yitwaga mbere ubwo ndabona na mabuja ahageze na mabuja yaje mwana mwambabariye ko mabuja wise wawe undi watubwiraga nkihera umwana ibere ryagakoze ibyacu mwana wa ni wowe uje kunyicira ko uyu munsi sukira mama oya mwana ntabwo n'umutere uriya mwana mujya kumujuka oya mundekera umwana rwose mundekera umwana umurangiza baduha kashiza nimundekera umwana urumva debane murangiza kugenda murangiza papa wawe yego iwanyu si mu gatenga yego ndumva ubizi hari umuntu muziranyeyo shape ndabona usa nka sheri wanjye sheri wawe ubu ntabwo umuzi noneho ntabwo yambwiye ko ndaza kubasura ese si ubwo ni ubwa mbere mubonye hano wenda birumvikana ko ari ubwa mbere ariko nari nzi ko nawe yabibabwiye sheri wawe ntabwo yari aho cyane ntabyo wari uzi bine n'ababwiraga shabe ibyo none se ntabwo ugeze ubimubwira ko naberanye ntabwo nari namenye ko ari abera ndetse no kumenya abakobwa benshi yego iyi niwe wantwaye umutima mwana wanjye ni karibu nimwicare twicare turuhuke tuba tuvuye kure komera mukobwa wanjye we gukorera umuntu nuwa aba ni abantu batugendereye se bakamanza bakicara mwakicaye bicara he nari ibindi basohoke kandi ari intebe bajye kwicara hanze ariko ubu sibyo reka mbazanire intebe tujye kwicara hanze sohoka ndegera kwiyemye kuzana inzererezi zose nyine reka inzererezi ninjye we wa musaza nawe muzehe umwana wanjye musohoke uno mukobwa n'inshinzi yaratunaniye ego ko mwana narakwiyamye hano nagamaze muzehe abantu bagera niyo basonzera ngasohoka tugende hanze ego ko ariko wajya umbaraga ukanihangana uzanye amata kugeza ryari wateze bari abantu bakigera bakatubwira ikibazo bafite bareka nagibi ugira n'umutima wo gufasha basi Pia umbabarire ndakurambiwe wamaze mukobwa subiza iyo ntebe ntabwo nayisubiza ahubwo kwahangana uza kubona ko wirirwa unkubita uno muti bwo nakwereka
dutwikana si ntiya bundi wandetse akanje neza ninjye wayizaniye tujyana ndabashyira sho muzembwe no rata bicara unganirize se manange noneho uyu musaza wajya ugenda neza dore icara hariya kanakaga shogo kuko biri kumwe se uragira ngo njyewe ndi no gushaka amafaranga rwose ngo tuzagufashe tukujyane kwa muganga mwaba mukoze rwose ubundi se ubu wagiye kwigeze ujya kwa muganga impamvu yaje gusabiriza ngaha ni kugira ngo arebe ko yaguze udufaranga tuzamujyana umaze kugira ngo ahise kasi ngo nanjye numve ko nakongera umaze kugira nka bitanu kuva naza aha ngaha niyo yonyine maze kubona imyaka yose umaze ushakisha n'ibitanu byonyine ufite